hano mu rwandiko Pawulo yandikiye abanyefeso igice cya 2 n'umurongo wa 8. Abanyefeso igice cya 2 n'umurongo wa 8 aravuga ngo mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, tibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Yego. Amina. Amena. Reka dusubiremo. Mwakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yego. Tibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Amina. Amen, amen. Twigiye hepfo noneho tukumva impamvu twakijijwe twanahera ubwo buntu. Hakavuga ngo turabo Uwiteka Imana yaremye. Yego. Ituremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hano ku gice cya 2 umurongo wa 1 aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si. Yego. mugakurikiza umwami utegeka ikirere, niwe mwuka ukorera mu batumvira. Yego. Aravuga Pawulo aravuga ati kandi natwe twese twahoze muri ibyo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibya kamere y'imitima yacu irarikira. Yego. Kandi dukurikiza akavukire bwacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko ngo kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Iduhinduranya abazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Yego. Reka tugarukiraho. Bavandimwe, nashatse kubabwira ukuntu twagira ubuntu n'umugisha twarongeye muri Kristo Yesu. Yego. Buri wese hano ukurikiza amateka yiwe n'abasekuruza n'ibindi n'ibyo yabanye n'ibyo yabonye, azi aho Yesu yamukuye. Yego. Azi ibyo yaretse, azi ibyo yavuyemo, azi itandukaniro rye n'abatazi Imana n'abatakijijwe n'abadafite agakiza. Niba rero twarabimenye tukamenya ko hari itandukaniro, tukamenya ko hari aho twavuye n'aho twagiye. Yego. Nashakaga ngo mbibutse ko tugomba gufata aka gakiza tukagakomeza, tukagaha agaciro, tukagaha icubahiro kiruta ibindi bintu byose byo duha icubahiro kuri iyi si. Yego. Kuko amaherezo yabyo n'ibyo tubona muri iyi si, uko abantu bagenda basaza n'abadashaje bakagenda batarasaza. Ibi rero bidutegurira ubugingo bw'ejo hazaza, ubugingo buhoraho. Aka gakiza no kugakomeza mvuga ni ukugira ngo kazatugusohoreze, tuzosohore muri bwa bugingo buhoraho, tuzobugeremo, tuzobwinjiremo. Yego. hatazagira ikituvutsa n'icyatubuza kuzinjira muri ubwo bwami bw'Imana. Uru rwandiko rw'Abanyefeso ni Pawulo warwanditse. Yego. Uru rwandiko rugira ibice 6, rukagira imirongo 154.
yanditse asa n'uri mu iyerekwa. yego Abandikira abanyefeso hari urukundo iby'ubuyobe bari barimo, bari basengaga ibigirwamana, bibwira ko ariho imigisha yabo ishobora guturuka. yego nabo Efeso wari umurwa wari warubaswe n'Abaroma, kandi ugaragaramwo iterambere rikomeye, yego kuko harimo imihanda minini yagendaga henshi, yajyaga Palestina, za Mesopotamiya na Italiya n'ahandi henshi. Iyo mihanda yagendaga kuko yari imihanda minini, kandi Efeso yari hafi, yari yubatswe hafi ikivuko cy'amazi cyambukiragamo amato menshi azana ibicuruzwa byinshi. None rero abanyefeso bakaba ari abantu bagiraga ibintu bijyanye n'iterambere, bishakisha ubutunzi n'imigisha, bashakisha ukuntu batera imbere mu butunzi bwo mu isi, bakabishakisha mu buryo bwinshi. yego Hakaba hari impuguke, habagaho impuguke yitwaga Demetiriyo, yari izi gukora ibintu by'ubukorikori cyane cyane. Noneho baza kurema ikigirwamana cyitwa Diane, mu Ruheburayo cyitwa Aruteme. Noneho icyo kigirwamana yari yaragikoze, agikora acita Imana itanga imigisha. Agiye amabere menshi, mu buryo bavugaga bati ushaka umugisha w'abana akagira ibere yonka, bakaja kuconka icyo kigirwamana, baraconkaga. yego Noneho ushaka abana, wabuze abana akagira ibere yonka, ushaka amafaranga, ushaka n'ibindi butunzi, ushaka n'ibindi byinshi. Ibyo mubona turarikira abantu bo ku isi, byitwa twita umugisha. Noneho akagira ibere bagenda bonka, bashiragamo mu bintu bisa n'ibiryohera, bakakimenamo ibyo bintu n'abantu bakabyonka. Noneho Pawulo abigezeho arababwira ati, yemwe bantu b'Imana, imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. amen Pawulo abagera basanga abo bantu bari muri ibyo, bahugiye muri ibyo bijanye no gushaka ubutunzi, bijanye no gushaka amafaranga, bijanye no gushaka iterambere ry'uburyo bwinshi, no gukomera, abashaka gukomera, abashakaga ibyubahiro, abashakaga ibiki. Nuko arababwira ati, noneho imigisha saho sihishakirwa abavandimwe banje. yego yego Imigisha yacu ibonerwa muri Kristo Yesu. amen Noneho ababwira hano ku gice cya mbere, usomye ku gice cya mbere n'umurongo wa 3, yego arababwira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni nayo na se ishimwe, amen kuko yaduhereye imigisha muri Kristo, yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, yo mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru. yego yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera, tutariho umugayo imbere yayo. Amina. amen Haleluya. amen Arabwira ati, imigisha nta handi dushobora kuyibonera, ni muri Kristo Yesu. yego Nta handi imigisha wayisanga utayiboneye muri Kristo Yesu, kuko muri we niho twababariwe ibyaha, yego muri we niho twazuwe tuva mu rupfu tuja mu bugingo buhoraho. amen Muri we niho twahereye umurage wo kuzitwa abana b'Imana no kuzaragwa ubugingo. yego
noneho arababwira ati none muve muri ibyo, muve iruhande rwa Aritemi na Diana, ntabwo ari witanga umugisha uva ku Mana tubikishije binyuze muri Kristo Yesu. Dusubiye inyuma gatoya, urebye ari isi ukuntu twiruka mu isi, cyangwa se urebye abantu ukuntu bashakisha uburyo bwo kugira imigisha no gukomera, yego, ndetse urebye n'ababa baharanira ibintu bya politiki bashaka kuyobora ibihugu n'ibindi, ukuntu tuba turi mu kamarano dushakisha imigisha, dushakisha ukuntu dukomera, ukuntu dutera imbere, ukuntu tugira gute, ariko twarangiza bikaduca mu myanya y'into. yego, ntitwibuke ko ari iby'akanya gato, birama akanya gato. ntitwibuke ko tuzabisiga turebeye no ku bandi baba bagiye twabarebaga, yego, cyangwa se urugero bari bakomeye cyane, abo twabonaga ari ibihangange bitangaje bikomeye, ntitubyibuke, ntitubirebereho ngo bitubere akabarore. noneho turusheho kugumbira Yesu, tumukomereho, tumwishimire, kuko we aduha amahoro yo muri ubu bugingo, yo muri ubu buzima turibo mu isi, ariko kandi n'ejo hazaza hacu tukazabona n'ubwami bw'ijuru. amen, Haleluya, amen, Pawulo arabinginga arababwira ati bavandimwe, ni Kristo Yesu niwe waduhaye umugisha wenyine, kuko yaradutoranije isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere y'Imana. aradutoranya, adutoranyiriza ubuntu, kubw'imbabazi n'ubuntu bwinshi agira. aradutoranya, aduhindura ubwoko, atuvana mu rupfu, atuvana muri ibyo byose. umuririmbyi aririmba aravuga ngo ejo dusanze ngo twigaragura mu ivata, aradukura, tuvanayo, adukura ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, bene data, muri uyu mwanya muto dufashe tugira ngo tuganiriyeho aya magambo, nagira ngo tugarure amaso yacu, buri muntu wese aho yicaye muwe naho uri, aho muwe utekereze, ese imigisha yanje nibona mu mbaraga zanje, mu byo nkora, mu bwenge nize, mu byo muri demarshe zanje nkora, cyangwa se mu mishinga yanjye, cyangwa se mu mbaraga zanje, mu byo nkora n'ibindi, niho mbonera imigisha, niho mbonera imigisha, cyangwa niho mbonera gukomera, cyangwa niho mbonera icyubahiro. oya, igisubizo ngewe uri uvuga, igisubizo ntabwo ariho. yego, igisubizo ni ukwizera Yesu. amen, haleluya, haleluya, twabihereye mu kumwizera, kandi tubihabwa nk'impano, kandi bidaturutse ku mirimo yacu, yego, bidaturutse ku mbaraga zacu, bidaturutse ku maboko yacu. yego, Pawulo arababwira ati ndimugagire ngo none n'ubuntu mwagiriwe kandi n'impano mwahawe, ntihakagire uwirarira ngo avuge ko ari we ubikora cyangwa ari we biturukaho. yego, n'ubuntu mwagiriwe n'Imana. ntihakagire rero wirarira ngo yikubite ku gatuza ati ni njyewe. yego, Yesu ashimwe cyane. amen, haleluya, haleluya. twagiriwe ubuntu bw'ishuru, kumenya ububwiru, tukamenya ko Imana ariyo itanga byose, ariyo nyiri byose, aribwo buzima bwiza, niko umuntu yabivuga. ubuzima bwiza niyo hari amahoro, niyo hari ibyishimo, niyo hari umutekano, niyo hari insinzi. haleluya, amen, mbese niyo mu mudendezo. abatarabyinjiramo ngo babyumve neza bibacengeremo, bashakisha amahoro, bagashakira umudendezo, bagashaka ibyishimo, bakabishakira hirya no hino. yego,
ariko ushaka ibyishimo byuzuye, ushaka amahoro yuzuye, ushaka umudendezo wuzuye utagabanije utari igice hagati, winjira muri Yesu, umwakira, umwizere, umenye ko ari we byose biturukamo. Utaba nk'Abaefeso bajyaga konga ikigirwamana bibeshya ngo kucyubaha abana ngo kandi kiri buhabe n'ubutunzi n'ibindi. Ry'Imana dukora ibyo Imana ishaka. Amen. Haleluya, haleluya, Haleluya. hariya muri Yohana 15:14 avuga ngo muzaba inshuti zanje, muzoba abizerwa banje, muzoba abakunzi banje nimukora izo mategeko. Yego. Nitwizera tukamenya yuko twagiriwe ubuntu, tukamenya kuko twahawe ibintu, n'ibyo ufite tubyiratane, n'imbaraga ufite ntuwikubite ugatuza, naho ugeze hose ntuwishyire hejuru, ukamenya kuko Uwiteka Imana ari ubuntu wagiriwe, ari imbabazi wagiriwe, uzogira amahoro yo mu mutima, kandi nurangiza ubikiwe n'ubugingo buhoraho. Amen. Ariko kuko twahawe ku buntu. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nashatse kugira ngo twibuke ibiko ndabivuga, ariko nawe wicaye utekereze, ugume uzamure aya magambo, ugume ube nk'uyakurura, ukurure ubu buntu wagiriwe, ukurure iyi neza waronse, ukurure ube nk'ukurura, ube nk'ugerageza kubigereranya n'ibindi ubona hanze muri iyi si, n'abantu uko bameze bo muri iyi si, n'ibyo barimo, n'ibyo bakora. None urebe nawe uhagazemo, amaze urebe niba uri kubukora neza, niba unamurimo neza. Yego. Niba ubihagazemo neza, niba ubigenderamo neza, niba utabirimo neza, niba utabiha agaciro kabyo, ugaruke wibuke ko wazuwe, wibuke ko wari upfuye, wibuke agiriwe ubuntu, uriho muri iyi si, ariko kandi ufite n'ubundi buzima bw'ejo hazaza. Ubwo tutaraba ibyo Pawulo yavuze ngo amaso ibyo atarabona, n'ibyo amatwi atarumva, ibyo ngo twarabibitiwe twebwe abagiriwe ubwo buntu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu atugirire neza, Yesu atwibutse, adusange, atuganirize muri uyu mwanya mutoya turiho tuvugana. Twibuke aha turi, aho twavuye n'aho turi, n'ibyo turimo, n'ibyo dukora. Tubihe agaciro, tumenye ko twahinduriwe amateka, duhindurwa ubwoko tutari ubwoko, duhabwa agaciro tutari ubwoko, ngo twahinduwe ishanga ryera, abami n'abatambyi. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bavandimwe, nagize ngo mbibutse yuko dufite umugisha, dufite amahirwe, dufite twagiriwe ubuntu, kandi ubwo buntu ni nayo mpamvu Pawulo yabwiye Abanyefeso, aravuga ngo ibi ngibi nibyo byatumye muremwa. Ibi nibyo byatumye muremwa. Yabahinduye kera ibarema kugira ngo mube abantu bakora imirimo myiza. Yego. Yabaremeye kugira ngo mukore imirimo myiza. Amen. Imana yateguye kera kugira ngo iyo mirimo myiza yerekane ubumana. Mube abareperezanta b'Imana ku isi. Imana ni imbabazi, Imana ni urukundo, Imana ni ubuntu, Imana ni igira neza. Nibyo biyiranga, irangwa no kugira neza, irangwa n'urukundo, irangwa n'imbabazi, irangwa n'ubuntu. None rero namwe yabaremye kugira ngo mube mugaragaze ubwo bumana mu bantu, mubigaragaze ku isi. Niyo mpamvu hariya mu gitabo cya Matayo ndero no mu butumwa bwiza bwose havuga ngo muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi. Yego. Haleluya, haleluya.
Hallelujah. umva twakiriye agakiza kugira ngo tugaragaze ako gakiza kamurike mu batarakamenya, abatakazi n'abari hirya no hino yacu bamenye yuko dufite ubutunzi butangaje n'umugisha ukomeye twaherewe muri Kristo Yesu. Amen. Rero ni ngombwa rero ni devoir yacu kubikora no kubigaragariza batabifite no kubitunga no kubitugaragareho abandi babidusoromeho babitwigireho batwifuze bifuza ubuzima bwacu bifuza imibereho yacu turimo bitume bagarukira Imana nabo bamenye Imana bahindukire bave mu byo bari. Yego. Ya Imana iduha umugisha, Imana itugirire neza. Amen. Twibuke aka gaciro twahawe n'iki cyubahiro twahawe ku buntu bw'Imana. Ntiyagire muri wirarira ngo yikubite ku gatuza avuge ko ari we wabikoze cyangwa se ari we byaturutseho. Oya, twagiriwe ubuntu bavandimwe, tubukomereho kandi tubuha agaciro kabwo kugira ngo Kristo Yesu wa munsi azatugorore. Imana iduha umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami dusenga. Amen. Amen.